Yes, nabasuhuje cyane, nabasuhuje ni ukuri mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Academy Pro, nizere ko mumeze neza ni ukuri. Hanyuma kuri iyi nshuro ngarutse kuri forex trading by'umwihariko. Nabwiye abantu, hari video nakoze mbwira abantu yuko bakwiye gukoresha uyu mubroka dukoresha mwiza rwose. Ni umubroka mwiza mu by'ukuri, kubera yuko nimba nungutse wenda n'urugero amadolari 10, ubwo mba nungutse ibihumbi 14,500 mu manyarwanda. Mfatiye kuri ayo, ariko n'undi ashobora kureba andi. Ni ukuvuga ngo niba nungutse amadolari 20, ubwo ni hafi ibihumbi 40, hafi ibihumbi 40 hafi aho y'amanyarwanda. Kunguka muri USDT rero bifite umumaro ukomeye cyane. Kunguka muri USDT bifite umumaro ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nk'iyi ngiyi ni trade ya nyayo, live nyine ya nyayo. Ni ukuvuga ngo ndi kuri AUD USD. Nk'uko bigaragara aha ngaha ni muri time frame y'amasaha 4, muri time frame y'amasaha 4. Ni ukuvuga ngo umuntu yitegereje neza urumva ko ni time frame nini mu byumvikana. Ni time frame nini. So stop loss rero mu buryo bwo guprotectinga capital, ni ukuvuga ngo niba isoko rigiye mu cyerekezo cyanjye nk'uku nguku, ngewe mfata stop loss yari iri hasi aha ngaha, nkayimura nkayishyira kuri side ya profit, mu buryo bwa protection ya capital. Kandi ibyo bintu biri very very important, ibyo bintu biri ngombwa cyane. So ni ukuvuga ngo rero birashoboka cyane yuko abantu barimo kugura amanya Australia bashobora gukomeza bagapushinga iri soko bakarizamura. Ni ukuvuga ngo ibi bisobanuye yuko muri uyu mwanya amadolari arimo aragenda atakaza agaciro ugereranyije n'amanya Australia. Muri forex trading abantu benshi twibanda ku ma currencies y'ibihugu bikomeye ku isi. Ubwo ni ukuvuga ngo ni currency pairs mbese tuba ducuruzaho. Ni ukuvuga ngo hari amanya Australia, hari amadolari, hari amapawundi, hari amayero, hari amanya Canada n'andi agiye atandukanye y'ibihugu bikomeye ku isi, niyo twibandaho cyane. So tugiramo rero, tukagira major pairs, tukagira cross pairs, tukagira exotic pairs, uko nguko zigiye zitandukanye. Noneho hakazazana commodity na indices. Hari abantu bakunda commodity akaba arizo bacuruzaho, hari abantu bakunda indices akaba arizo bacuruzaho. Ku muntu mushyashya rero, navuga umushyashya ushaka gutangira kwiyigira yambwira, kuko hari nimero ntago ari iyo guhamagara, ahubwo ni ya WhatsApp dushyira muri description ya video, ntago ari muri comment tuyishyira muri description ya video, uburyo umuntu ashobora kutwandikira. Umushyashya uri interested ushaka kwitangirira kwiga, mvuze umushyashya, hanyuma tukabikoraho, kuko uyu ni umwuga umuntu yafatanya n'akandi kazi asanzwe akora k'umukoresha cyangwa se yikorera ku giti cye, kubera yuko ni process, uko agenda amara igihe agira icyo abikoraho niko agenda yubakika muri we, yaba ari ku bijyanye na strategy akoresha, yaba ari ku bijyanye na psychology, yaba ari no ku bijyanye na discipline by'umwihariko. So ubwo rero aha ngaha ni kuri ngewe nkunze gukoresha MetaTrader 4, hari abandi bakunda MetaTrader 5, izo ni choice z'abantu, ariko ending point ikikenewe ni icyo umuntu akura mu isoko, ni umusaruro akura mu isoko. Ni umusaruro umuntu akura mu isoko. Yes. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri iyi move yo kuva aha ngaha hasi aha kuza kugera aha, iyi candlestick y'icyatsi nk'uko bigaragara, irimo yabonekamo inyungu nyinshi, ushobora kubonekamo inyungu nyinshi bijyanye na lot size umuntu yaba yakoresheje. Lot size kandi nayo tukayikoresha bijyanye n'igishoro cy'umuntu, bijyana n'igishoro cy'umuntu. So kubera yuko urumva bijyana na risk appetite, nanone ntabwo nakoresha lot size nini kandi igishoro wenda ari gitoya, kubera yuko ubwo ninjya gushyiraho stop loss ushobora gusanga naba ndimo kuyishyira ahantu
ashobora gutuma isoko riramutse ryanze rikamanuka hagenda atari make, ariko nk'uku riba ryagiye mu cyerekezo cyanjye bikagenda neza nk'uko ubona byagenze neza rwose binanejeje, ku muntu waba wakoresha lot size nini, hano harimo amafaranga, n'uwakoresheje intoya kandi nawe harimo amafaranga. Nta kintu kinezeza nko kubona isoko nyine ryagiye mu cyerekezo cyawe nk'uko wari waryize, ibyo bintu ntako bisa. Ubwo rero uyu mubroka dukoresha ni umubroka mwiza, kandi iyo tubikuje ntago bijya birenza umunota umwe, ayo tubikuje hagati y'umunota umwe n'iminota itanu, urebye ngenekereje hagati y'umunota umwe n'iminota itanu rwose, ariko njyewe mbona byihuta mu by'ukuri, niyo mpamvu nari mvuze umunota umwe. Iminota itanu kandi nayo ndumva atari myinshi. Ni ukuvuga ngo muri deposit, mu gukora deposit, wenda nje hano, ngarutse hano gatoya, mu gukora deposit kuri uyu mubroka, murabona link muri comments ndetse no muri description, hose ndabashyiriramo link y'uyu mubroka. Buriya ni byiza no kwinjira kuri link umuntu aba aguhaye nk'uku, bigira umumaro, kubera yuko akabazo wagira runaka ukaba wamusobanuza kandi umuntu akaguha umwanya nyine, umwanya rwose kandi munini nk'uko ubishaka, dore nari ngeze aha, cyangwa se reka dukorane Google Meet cyangwa se Zoom meeting, ugenda unyereka ati dore nari maze gukora ibi n'ibi, ariko nari nsigaje ibi n'ibi, hano mbigenze nte, mbigire nte, nkande hehe. Ibyo bintu biba ari by'umumaro cyane. So ni ukuvuga ngo uburyo bwo gukora deposit buhari, ushobora gukoresha USDC BP20, ariko abenshi twebwe dukoresha USDT TRC20. Ni ukuvuga ngo ni USDT zifite, ni stablecoin yitwa USDT ariko ifite network ya Tron, niyo dukunze gukoresha, ifite network ya Tron. Kandi aha ngaha nko ku muntu wenda ukoresha Binance, ni urugero, gufata amadolari yawe ari muri Binance uyohereza aha ngaha kuri iri soko biranyaruka, no kuvana amafaranga yawe kuri iri soko uyohereza kuri Binance naho biranyaruka. Ni ukuvuga ngo amakeya ushobora kubikuza hano ni amadolari 20, amakeya ushobora gukoresha gukoraho nka deposit no guhera ku madolari 5 deposit yakwemera. Mu by'ukuri baba bagira ngo birinde udu transaction twa hato na hato, ubikura ngo 2, ngo 5, ngo 7. Mu by'ukuri amafaranga ari make, aba ari make cyane, n'ubundi nta kintu kirenze abagiye gukemura. So urumva rero bwabaye uburyo bwo kwivita utwo du transactions twa make gutyo bya hato na hato. Ariko ndumva ufite nk'igishoro cya wenda muri trading wenda cya 200, ku munsi ukaba ushobora kunguka amadolari 30, ayo ngayo kuyabikuza rwose ahita kugeraho byihuse, cyangwa 25 se gutyo, kandi ku munsi biba bishoboka. Igihe isoko ryagenze neza, reka mbyongereho, kubera yuko muri trading we trade when there is an opportunity, we don't trade every day. Ducuruza rwose byumvikane, iyo opportunity ibonetse mu isoko nibwo ducuruza. So opportunity rero ishobora kuboneka muri London session, cyangwa se ikaboneka muri New York session. Urumva ikintu cyitwa time muri trading gifite umumaro cyane. Ikintu cyitwa time, kumenya igihe cyiza cyo kwinjira mu isoko no kumenya igihe cyo gusohoka mu isoko. Ibyo bintu ni ibyo kwitaho cyane. So ni ukuvuga ngo rero, iyi ngiyi ni ya currency pair. Urumva byasabaga kubanza kwiga rino soko. Mu by'ukuri umuntu wakurikiraniye hafi, ahantu heza ho kwinjirira, heza cyane ho kwinjirira, hari igihe urabona iyi candlestick y'umutuku, ngira ngo iragaragara, iyi y'umutuku ikurikiranye n'iyi ngiyi y'icyatsi. Iyi y'icyatsi rero uyirebye neza irayisumbya umubyimba, ibi rero nibyo twita bullish engulfing. Ni ukuvuga ngo aha hantu mu by'ukuri iyo umuntu ashyiraho order, iyo umuntu afata icyemezo akinjira muri
trading yajemo abantu benshi n'abapapa baratradinga, n'abamama, n'abakobwa bakiri batoya, n'abasore, bisigaye ari uburyohe. Kera wabonaga ari abantu bakiri batoya gusa baza muri uyu mwuga, ariko ubu ngubu ntago ariko bikimeze rwose, ntago ariko bikimeze. Uragenda ukegera umumama ugasanga afunguye chat, arimo ariga isoko, arimo arareba ahantu heza ho kwinjirira. Umumama ukagira gutya ukabona umukobwa ukiri mutoya, umva arimo ariga isoko, yafunguye trading view, arimo arareba currency pairs asanzwe akurikirana uko zirimo kwitwara. Umwuga usigaye ari uw'abantu, dusigaye tumeze nko muri Kenya. Muri Kenya umva abantu benshi ntabwo babyuka bagenda. Muri Kenya abantu benshi ntabwo babyuka bagenda ngo bagiye ku kazi nyine k'abakoresha. Reka da, byararenze, ni ukuvuga ngo akazi kageze aho karabura, abantu bashakisha wapi umva. Noneho bageze aho ngaho rero bafata umwanzuro, bamenye n'uyu mwuga kubaho, barawukora. Kandi abadamu n'abakobwa ni benshi bawukora muri Kenya, uyu mwuga wa forex trading. Ubwo rero natwe niho birimo kugenda byerekeza, urebye niho birimo kwerekeza, kuko online niho abantu babonye yuko bishoboka, umuntu ashyizemo agatege ntarambirwe, birashoboka cyane. So icyo nari ngiye kuvuga rero, urabona umuntu winjiriye mu by'ukuri nkaha, kubera yuko iyi bullish engulfing ngira ngo iragaragara. Iyi ni candlestick signal, iyi pattern tumaze kuyibona twagombaga kwinjira muri iri soko. Ntabwo umuntu yinjirira mu masaha ane mu by'ukuri, oya, ntabwo ari mu masaha ane twinjirira, kuko benshi turi aba day trader, cyokoze ubwo hari n'aba swing traders bafite igishoro kinini, nabo ubwo baba bahari. Ntabwo nzi mu Rwanda nimba haragera aba position traders, wa muntu ushyiramo order ikamara imyaka 2 cyangwa umwaka, ariko aba swing traders bo barahari. Reka nivugiye ku day traders, ni ukuvuga ngo cyari gihari nuko aho kwinjira ni aha ngaha, hari aheza kurusha ahandi hari aha. Urumva ngewe mu by'ukuri iriya trade ninjiriye hano, nanjye ubwo hari pips maze gukorera rwose kandi biraryoshye. Ariko umuntu winjiriye aha ngaha ukurikiraniye hafi iri soko, we yitwaye neza kurushaho. Ubwo rero icyo dukora ni iki? Mu by'ukuri icyo dukora ni iki? Tuza hano, umuntu akareba iyi vertical line, akaza akayiplasamo hano, nyishyizemo. Ni ukuvuga ngo hano, kubera yuko isoko nubwo umuntu yaba yarashyize stop loss, wenda reka ngire gutya, urabona ko risk to reward ratio ni 1.49, isa nkaho ari ntoya, ariko ibi ngibi ntabwo byagukanga cyane, kubera yuko isoko iyo rikimara kujya mu cyerekezo cyawe wemerewe, urumva iyi stop loss noneho ntabwo biba bikiri epfiriya, uba wazamuye uranayijyana ukayishyira mu nyungu, aho ujya kubona ukabona risk to reward ratio ibaye 1:27. 1:27. Ndavuga umuntu winjiriye aha ngaha we hasi aha, we nubwo bwikube buri muri risk to reward ratio. Ngira ngo birumvikana, abazi risk to reward ratio arimo kumva ibyo icyo bishatse kuvuga. Inyungu yikubye inshuro 27 ugereranyije naho stop loss yari kujya, cyangwa se 1000 cyari buboneka. Ni ukuvuga ngo rero iyo maze gucura murongo uzamutse kuriya, nemerewe kuza muri time frame niyo yaba ari y'iminota 30. Noneho nkareba, reka njye nko mu yisaha ndebe, ngeze mu yisaha, urabona ko mu by'ukuri ahantu heza ho kwinjirira tugiye mu isaha, nsubijeho ya stop loss kugira ngo nerekane ahantu heza ho kwinjirira, ntabwo byari hariya hejuru, hariya ni kure cyane. Hariya ni kure cyane, ahantu heza ho kwinjirira hari hano hafi. Hari hano hafi, uwakabije agatinda yinjiriye hano hasi. Uwakabije agatinda yinjiriye hasi, kandi noneho hano ho urabona ko binagaragara neza, washyizeho stop loss ikajya hariya munsi, ngira ngo urabibona ko ari munsi twaba twayishyize muri ibara ryenda kuba umutuku, sibyo?
take profit yo urumva ni hejuru cyane mu bushorishori, wa mugani wa Katabarwa turamwemera cyane, mujene ukiri mutoya w'umuherwe turamwemera, hari amaterime amwe namwe tuba twaramwigiyeho. Buriya abakire ni ukububaha, buriya abantu benshi ngo tudindijwe no kutubaha abakire, ibyo nabyo narabyize, gahunda ni ukubaha abakire muri rusange, kandi koko nibyo. So urumva rero take profit ni hariya hejuru cyane, hariya hejuru cyane, kandi urabona ko isoko ryaturutse hano riragenda, kandi urabona risk to reward ratio ni 3.31. Noneho stop loss wanayimura kubera ko isoko ryagiye mu cyerekezo dushaka, ubwo ni ukuvuga ngo noneho risk to reward ratio biragenda bikaba ibindi bindi. Risk to reward ratio iragenda ikikuba inshuro 20 kugira ngo birimo biragaragara hariya, inshuro 20. Urumva rero ibyo bintu mu by'ukuri ntako bisa, ntako bisa, ntako bisa. Ni ukuvuga ngo aha ngaha turi muri iri soko, turi muri, urebye iyi ni range bound market, kuko tugomba kumenya ubwoko bw'isoko turimo gucuruzamo, twiga isoko duhereye muri time frame nini tugana muri time frame ntoya, hanyuma tukazashaka n'ahantu hakwiriye heza ho kwinjira. Ndumva rero hano birushijeho gusobanuka. So umuntu wacitswe rero n'aha ngaha, kuba urabona nk'iyi ngiyi, iyi candlestick y'umutuku ukurikiranye n'aka gatoya, iki nicyo twita bullish harami. Hari opportunity nziza yo kuba umuntu yakinjira. Hari uwinjiye kare yinjiriye hano hepfo hado, uwatinze yinjiye iyi candlestick y'ababayers imaze kubaho, yinjira hariya hejuru ho gato, kugira ngo nabyerekanye. So uwaje rero ugasanga isoko ryaramuvinze, ryarazamutse, yarategereje rikora retracement, rikora bullish pin bar. Iyi bullish pin bar imaze kubaho, yinjira mu isoko. Urabona ko nawe hari pips amaze gukorera ziryoshye rwose. Ubwo rero ni ugukanda kuri ya link y'uriya mu broker ngiye kubaha. Turi kumwe cyane, n'abashaka kwigira bashyashya ubwo bazambwira. Biryoha bisangiwe, kandi ni byiza duhora tubifuriza. Imana ibarinde. Asante sana.